The Holy Spirit is with us. Ndetse umwuka wari kumwe natwe nakadukomeze makes us strong. Yohana umwirabura yabafashe avuga ngo Yesu mu Jesus is alive. Mwabibonye ikintu nk'iki kiri hafi kuba murakiteze katubivuga gato no video igiye gukurikira iyi ngiyo mbaye mbasese ya Didier marakeza mwese muri Kristo Yesu Kristo akomeza kubaza ibyiza. Bye bye. Ya kadukomeze mwihangane kubwutindamo. Sasa mbere yuko mvuga ku by'ububyutse ndajya mbanze mvuga aka kantu abo ubwami bw'isi bahanga yuki ubwami bwabo. Ese twe abo mu bwami bwa Kristo bimeze bite? Hanga ndiho ndavuga guhangayikira abakiboshwe n'ubwami bw'umwijima abakiriyo kwa Satani ngo babohorwe baze muri Kristo ndetse n'abari muri Kristo kubasengera ngo tugumemo twese ku mubiri wa Kristo. N'icyo mvuga bimeze bite kaba mu bwami bw'isi bahangayikiye ubwami bwabo twebwe bimeze bite? Iki kintu ndakivuga no kuvuga ngo abantu kubazanira kuri Kristo. Iki kintu ni ikintu cyamenyerewe igihe kirekire yuko hari abo bigenewe. Ese biraguma bityo cyane ko abo tubiziho byari bifite nk'abo byari bigenewe bagambaniye itorero, basa n'abagambaniye ubwami bwacu. Abenshi muri bo bahindukiriye ikinyoma batera kuri umugongo, nuko maze aho kugira ngo bagire bazane benshi kuri Kristo ahubwo rero barakora kuri Kristo bakabuza n'abandi kumuzaho bameze nk'abafarisayo ngo bahagara mu muryango bakuza abantu kuza kandi nabo ntibinjire. Mwibuka ibi muri M1028 nabivuzeho wowe intumwa ya Kristo wese acyumva ngo mugende mubwirize n'abaremwe bose wohindura kuza kuri Kristo. Iyo ni misiyo ya buri umwe wese. Uti kubera iki? Uzaho wakuwe ni mu byaha, ni mu kuzimu mu buryo butaziguye. Vuba bidatinze buba ubuziguye, no kuvuga ngo uri mu byaha wese abasa n'uri kuzimu abimenya neza iyo agikorwa mu mubiri. Sasa uzaho hantu nkaho nga wakuwe hari abandi benshi uzibari iyo ngiyo, nuko maze inkuru nziza nk'iyo yo kubabwira ngo muviyo ikagira abo iharirwa tubone igenewe. Ibyo birakwiye ngigenewe abapasiteri, ababishop, abashumba n'abandi nk'abo. Muri iyi minsi benshi muri bo basa nk'aho batari gukora inshingano zabo neza, niko bigume bityo. Akankumvisha urugero, tuvuga uri muri gare ya Kimironko ubonye umuntu ushaka kujya nka Nyabugogo urugero, ariko ntabwo azi imodoka ari bwaze gufata n'igihe, hanyuma ukumva ko hari abo bigenewe kwa bamurangira ngo dore niriya. None uzina neza n'ukuntu abo ngabo bisa nkaho bagenewe ibyo bo banashizeho n'ibiciro. Bikimara kuba iby'ibiciro uwo muntu ntabwo bagomba kukugeza Nyabugogo, ko ndavuga mu bwami bwa Kristo. Ntabwo bagomba kuwugeza kuko impano y'Imana ntabwo igurishwa. Byibuke muri filime yake Simoni w'umukonikoni, ukumva bariho baramucira iguzi akabyishyura, ndetse wajya kumva iyo bari kumurangira n'izijya Gikondo mu mujyi ndetse n'ahandi hantu hatari Nyabugogo, warangiza ugaceceka. Ese nuko bikwiye? Ntabwo bikwiye, ntabwo ibyo bikwiye. Ahubwo ibi ni bya buri umwe wese. Ugenda ukamubwira ngo dore fatiriya irakugeza Nyabugogo, icyo ukaba umukuye mu kuzimu ahantu habi. Muramavuga cyane, ndahabereka mu mavideo agiye atandukanye. Ni habi cyane, ndetse abantu benshi bajya bibaza niko ugasanga bibajije ngo mbese kukunda kuvuga ibintu by'ikuzimu ugashaka guteza abantu ubwoba. Umuntu yakizwa akijijwe no kubera yatewe ubwoba. Mbese ibyo ariko aba ari ugukizwa. Bakavuga ngo wababwiye Kristo ukababwira iby'ijuru ukababwira kureka ibyaha, ahari ibyo ntibibaye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo bibaye. Uti kubera iki? Ndagira ngo banze wibaze mu Kristo imbarutso yo gukizwa kwe yabaye igihe. Icya mbere ko ari ukumenya aho ibyaha, ko ahetse umutwaro w'ibyaha, ndetse no kumenya ko ahantu ari mu mudugudu witwa Rimbukiro, ko bizagenda bite, ko niyapfa vuba cyangwa kera azazika kajya ikuzimu
muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, n'umuriro waka umuriro n'amazuku. Ndagira ngo kwanza ubanze wibaze iki kintu cyo kubwira abantu iby'ikuzimu cyarwanijwe na Satani cyane kugeza ubwo byabaye ikintu bacecetse. None namwe mu madini amwe agenda agerageza kugikuraho akanigisha yuko kitabaho. Abo murabazi siniriwe mbavuga. Ntanga urugero se, kanze urugero nduhere kuri iyi nkuru nariho mvuga, inkuru ya mukristo cyangwa se mugenzi ujya mu ijoro. Noneho abo muraza kubona baragahinduye na kano gatabo, baragahinduye. Nabibonye ndatangara. Nasomye mu gatabo akomeri mama yampaye, agatabo ka kera yakagize ADPR kiri mu Ububyutse, ikiri ku murongo itarazamo ibintu byo guhindana. Arambwira ngo mwana wanjye, dore ntabwo nyikibasha gusoma neza, ntabwo nyikibasha kureba neza, ugafata ujye ugakoresha. Ubwo nanjye mba ndakakiriye. Noneho muri ako gatabo nagiye kureba nsanga biratandukanye na kamwe ujye usoma kari soft, ni kuba ako usomye kuri application ya muri telefone ndetse no ku ma website amwe namwe biratandukanye. Ku page ya 13, ipaji ya 13 ari naho dusanga iyi nkuru. Ngiye kwifashisha ubone uburyo mugenzi byagenze, kubona wahetse umutwaro no kumena akari mu mudugudu witwa Rimbukiro, uko bizagera nabi agumyeyo. Muraza kubyumva. Ipaji ya 13 kadutangira dusoma muri ako gatabo kamwe kabivuga neza nk'uko biri batahinduye. Hanyuma ndaza kubereka icyo bahinduyeho kuri application ndetse no kuri website imwe runaka. Ku paji ya 13 abaturanyi ba mukristo ngo hashize umwanya muto bamusohoraho, arabaza ati bagenzi banjye muzanwe n'iki? Bati tuzanwe no kukugira inama yo kugarukana natwe. Arabasubiza ati oya, ntibishoboka. Mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, naho nanjye navukiye. Ngo ni mu byaha birumvikana, bizagenda bita akomeje kugumayo. Ngo mbonye yuko ariko uri kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfirayo muzikwe mugere hasi y'ikuzimu, ahantu haka umuriro n'amazuku. Aka kantu baragakase ngo ahantu haka umuriro n'amazuku. Mukristo yari hababwira neza ahantu bari, no kuba kugira ngo umuntu umuhe icyerekezo neza utazi ibyo muri Kristo. Mubwire ahava ahari nihe nuko bizamugendekera, ndetse nurangiza umubwire nahajya ahariho ni muri Kristo ndetse n'ibyazahakura. Iyo umubwiye ahajya n'ibyiza byahajya gusa, ushobora gusanga bimugendekeye nka nyamugirya nino. Byagenze ute? Bamubwiye ibyo, we yita ku byo kumenya neza ibyo yari kujya. Nuko maze Mukristo akamubwira byo mu ijuru, akamubwira iby'imihanda y'izahabu. Ngo nuko bimeze, ahubwo twagiye wazasoma iyo nkuru neza ukomeza no ku paji ya 14 ukumva uburyo atitaye kumenya ibyo yari kuva. Nuko maze akagira byarangira bageze mu isayo gahinda gasaze, agahindukira. Nyamara ntiyagomba guhindukira, yabazi neza yava ko hatagiranwa n'ibyo bibi ahuye nabyo, ibyo ahuriye muri yo sayo gahinda gasaze. Sasa iki kintu cyo gutanga detaye neza z'ahantu umuntu ari uri mu byaha, yuko asa n'ukugenda yicaye hejuru y'umuriro, akantu kabura ni gato uhumeka wa nyuma agahita ugwamo neza. Abantu ntabwo baba bashaka kukivugaho nk'uko kiri. Iki kintu kiri mu mugambi wande niko ninde ubishyigikiye? Ni Kristo cyangwa ni n'urwanya Kristo? Niko kanza tubireba muri application ndanyaruka nk'uko mubibona. Ni ku paji ya 13 ahangaho wajya mu kantuza kuka gatatu hariya. Tuhita tujya kuri ya nkuru y'abaturanyi ba mukristo. Bamubaza ngo bati niyo tugiye guhera, bati tuzanwe no kukugira inama yo kugarukana natwe. Arabasubiza ati oya, ntibishoboka. Mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, aho nanjye navukiye. Mbonye yuko ari kuri kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfirayo muzikwe mugere hasi y'ikuzimu. Full stop. Naho bagiye akadomo, naho bayirangirije inkuru. Ngo nuko nshuti zanjye mwemere ibyo mvuze tujyane. Mwabibonye harakuga full stop ku kadomo period.
niho bayigarukiye. Hari ikuzimu, ntutekereze ko bari kuvuga ikuzimu ahangaha tuzi. Ikuzimu bahabona ngo ni nko mu mva, nk'uko iyo umuntu ari gutanga ibipimo avuga ngo uburebure bw'ubuhagarike ndetse n'uburebure bw'ubujyakuzimu, mbese ngo kumanuka nyine. wowe nuko baba bahavuga. Niko ibi ntabwo uriya muriro barawukwepa cyane, ntabwo bashaka kuwigisha. Ni bande? Mwisomere namwe. Didier, niba hari hejuru mukabyemera, kuki kuzimu hatariho? Nyese kugira bimwe muhakana ibindi mukabihindura. Niko mwazahinduwe na Bibiliya mukerura mukaba nk'abahamya ba Yehova babihinduye. Icyo nzi cyo nuko hari ibihano bikakaye ku muntu wese wigishije ibiyobya abato. Kanibujye kucyo nari ngendereye ahanini. Ububyutse. Ikintu nk'iki kiri hafi kuba. Ububyutse ntaho tuzambikwa imbaraga. Ndakubaza ngo mbese muracyiteze, kubera ko ijambo ry'Imana avuga ngo nta kizajya kuba Imana itakimenyesheje intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ese amaso, niba amaso y'umwuka areba iki kintu uko biri kose warakeretswe, abantu mukiziho ndetse bamwe twaragisogongejwe, turabanza tujyanwa muri ibyo bihe. Imana irabanza twumvisha ku mbaraga zaho natwe kuko bizaba bimeze. Mbasangishizeho gato se? Niko ni ngombwa, ariko nkabasangizeho ubwo nk'ahantu nibona ndano mu gasantere ndi gusha, ubwo ngiye kubabwira uko byari bimeze. Nibona mu gasantere, agasantere gasa nk'aho ari agasoko karimo abantu batari bake, abantu benshi. Umuyaga urabanza uraza urimo imbaraga, wuzura abantu bari baraho, batangira kuvuga izindi ndimi, batangira kuvuga guhanura, batangira mbese impano z'umwuka zirabanza ziragira ute, zirakora abantu ku bantu bari baraho ngaho. Noneho bake mu bari baraho batujujwe ibyo mbaraga bagira ubwoba, batangira kuvuga ngo ubanza kuzamuka ku itorero kugeze, ubanza abantu bagiye kuzamuka. Nuko maze mu bibazaga bacyo, hariho uwari unyegereye, ndabanza namubwira ngo hoya, ntabwo rukuzamuka ku itorero, ahubwo akazi karatangiye. Ububyutse. Ndamubwira ngo icyo akora, bene izi mbaraga nk'izi ngizi nizo zizatuzamura kujya guteranirizwa ku mwami wacu igihe azaba agaragaye mu bicu, bya bindi bizwi nka rapture, ariko atari ya rapture y'ikinyoma, kuzamuka kwitorero ku kinyoma. Benshi bariho bavuga batazi ko ari uguteguriza ukuza kwa Antikristo. Sinzi ko babizi cyangwa se batabizi, ariko niko iki kintu ndashaka kuzakivugaho mu minsi iri imbere mu buryo buri detaye. Noneho muri kubyumva ukuntu bizaba bimeze, za mbaraga muribuka Filipo akimara kubatiza inkone y'Inyetiyopiya, icyabaye uburyo yagiye mu mwuka, ibintu nk'ibyo nibyo bizaje. Ariko se ndinda najya kure, nimubonye icyo Petero akoreye uriya se, arubwe ngo haguruka ugiye, rise up and walk, haguruka ugenda. Ibintu nk'ibyo nibyo imbaraga zizura bapfuye, njye narabibonye nuko izo mbaraga zizaba zimeze. Abahanuzi b'ibinyoma benshi mu bakozi ba Satani nibo bihaye stage, babonwa na rubanda rwinshi, batanze ishusho y'agakiza ipfuye. Kugeza ubu abantu ntibazi Imana nyakuri, baraho baratekanye, batekanye mu byaha. Abantu barabasanze nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Nuko bo barabasanga, aho kugira ngo baruhurwe, ahubwo Satani harabatoteza amanywa nijoro, baracyarushye. Nuko maze nabo kubera ko babahaye agakiza k'ikinyoma, ubwireguzo rwabaye deliverance. Ibintu nk'ibyo biraje bishyirwe ku iherezo. Noneho hari uherutse kumva avuga ngo Yesu Kristo siwe nzira n'ukuri n'ubugingo wenyine ibageza ku Mana. Icyo kibi umuntu nk'uwo mbibona hano bivuze, ndavuga ngo se uwo arabatunguye ko uwo nuko ari inzira ze zirajya mu gehinomu, nabo ni uwo kugirirwa imbabazi. N'ikintu gitangaje, numva hari umuntu umuburanira arambwira ngo ubwo bujiji ufite ni ubuki, ure afite titre
ngiye kumuvuga ahubwo ngo uranga afite titire, ngo titire ye ntabwo yavuye ku busa, ngo ni umukozi w'Imana. Ibaze barebera ubukozi bw'Imana ngo ku matitire bafite, ibyo ni biki? N'imbuto ubwo ntabwo bazirebaho, apfa kwanga afite titire runaka. Ibyo biraje bishyirwe ku iherezo mu minsi iri imbere. Isi y'umwijima turaje tuyinyeganyeze, abantu babohorwamo n'Imana nyakuri, Imana nyamano yo gusengwa. Haleluya! Ariko icyo ngicyo gitaraba, ndagira ngo mbere y'uko tugera kuri icyo kintu, hari ikindi kintu gikomeye kigomba kubaho. Ikintu gikomeye kigomba kubaho ndetse kigomba gukumbanya imbaga nyamwinshi, umubare mwinshi w'abantu bagakurwa mu mubiri. Kubw'iyo mpamvu nicyo cyane kongera gutekereza gukora video iri bwaza gukurikira, video yo kubeshyuza ikinyoma kiriho kigisha abantu gutekanira mu byaha, bakagira ngo ni abakozi b'Imana ngo bakuwe mu mubiri bajya mu ijuru bagatekana. Ikinyoma kivuga ngo nta ntungane ibaho, ngo wese intungane bayise Imana nyabinyoma. Nuko maze abantu bakabaho gutyo, kumva utazi gutyo uvuze umaze kubeshya, ahubwo ni wowe umaze kwita Imana inyabinyoma, gutekereza ko nta ntungane ibaho. Kandi nyamara tubona henshi muri Bibiliya Imana igaragaza ko hariho abantu b'intungane. Nko muri yo urugero yo 8:20 ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Ni umuntu w'iki warangiza ngo nta ntungane ibaho? Kwanza icyo nakubwira yuko nuko iryo jambo nta hantu warisanga muri Bibiliya ngo wiyise intungane aba yise Imana nyabinyoma. Iryo jambo nta hantu warisanga muri Bibiliya, ahubwo ni ijambo bagoreka riboneka muri Yohana wa mbere igice cya mbere kuva ku murongo wa 8 kugera ku 10, bakarigoreka bakarikura muri context cyangwa se mu busobanuro bwaryo, barangiza bakavuga batyo. Nyamara nzabivugaho nuko abantu bakabaho batyo, abantu bagatekana mu byaha, umuntu agacumura hanyuma agakora icyaha akibwira agasaba imbabazi, ejo kongera agakora icyaha agasaba imbabazi, ejo agakora icyaha agasaba imbabazi, bikaba gutyo. Nyamara utazi yuko ukuwe mu mubiri uri muri iyo sirike, muri iyo sako, muri urwo ruziga, nta handi hantu waturiza hamwe. Maze igihe mvuga ikuzimu, wamara kugera warangiza ugatangira ugasaba Imana isegonda ngo ugaruke mu isi ngo uyitunganire, kandi yaraguhaye iki gihe cyose, harimo n'iki ngiki uri kwiyumvamo iyi video. Byo ni ibiki? Ese mugira ngo inyigisho z'ibinyoma zibavuga ubusa? Nk'izi nyigisho ngo once saved always saved, cyangwa se ngo wakijijwe uhahoraho yarakijijwe, ni ukuvuga ngo nta muntu utakaza agakiza kabone naho yajya mu byanga kuko waramaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Muri nta nubwo uba wamwakiriye ntabwo akora icyaha, ntabwo biva ku busa. Ni nk'ibi byose ijambo ry'Imana rivuga yuko ukora ibyaha ni uwa Satani, wabyawe n'Imana nta cyaha akora. Mweswe kuko utekejwe atazabona umwami Imana. Mwabyumvishe icyo nzakivuga muri detail. Sasa katwigaruke kuri cya kintu kigomba ko mbere y'ububyutse, ikintu kigomba gukumbanya imbaga nyamwinshi. Ndagira ngo mweswe wazajyanwa n'iki kintu, iki kintu kitazagusiga, byibuze uzapfe ku mubiri ariko ubugingo bwawe buzabona Imana. Haleluya! Nicyo kintu ngomba kuvuga. Icyo kintu hazaba kubura k'ubuzima bwa benshi. Icyo kintu nacyo nakibwiwe, amakuru Imana ibiyatanga. Mbere yuko mvuga kuri icyo, mbere nkiga nabwiwe yuko intambara iri mu bintu bitera ubwiyongere bw'abaturage, ikizwi nka overpopulation, cyangwa se abaturage kugira. Bwa mbere ntabwo nacyumvaga, nk'avase intambara abantu barapfa, ni gute ubwiyongere bw'abaturage bubaho? Naho ibihugu bikunda guhura n'intambara, abaturage baho kubera ko ukuntu bagenda bapfusha babo, baravuga ngo byibuze katubyare benshi, bitanga amahirwe yuko hari akazarokoka mu muryango. Icyo kintu muracyumvishe? Abantu bakabyara abana benshi kugira ngo byibuze hazagire uzarokoka mu muryango. Ubwo bivuze ngo mu gihe cy'amahoro habaye ikinyuranyo, mu gihe cy'amahoro arambye y'igihe kirekire, mu gihe cy'amahoro abantu baratekana, nuko maze ugasanga ibitekerezo ngo hakuyemo no kubyigisha benshi ngo kuboneza imbyaro, ngo nibyo ko mubyara bumushoboye kurera. Iki kintu cyo kiranancanga. Uwo ushoboye kurera koko, nk'ubu ngubu kuzi ko ushobora kuba urebe ku bushobozi kuri buryo muri financial bw'ubutunzi, ejo bugenda nk'ubu koko ushobora kwibwira ngo nshoboye kurera ubu ngubu abangana bacya, ejo ugasanga birahindutse, nanone ugasanga ngo hakaza ibintu bya tolerance cyangwa se gushyiramo imiyaga, ibintu byo gukuramo amata.
n'ubutinganyi bugatezamo. Ubutinganyi nabwo ngo buriya ngo buri mu bintu bigabanya ubwiyongere bw'abaturage. Icyo kintu kuki mutakibona ko ni Satani ukurwanya abana, ni Satani uburwanya kubaho kw'abana. Ibintu murabizi, Satani yanga abana. Wafata urugero mu byabaye mu Misiri mu gihe cya Mose yica abantu. Muvuga rya Yesu murazi icyo yakoreye abana, abagera ku bihumbi, abarenga ibihumbi 2 nibatari aho barishwe. Satani yanga abantu uhereye kera, ugasanga ahubwo ariko ayabwira abantu b'umubiri ngo mwere kubyara, yarangiza akazana ibintu nka bya ecto life. Murabizi bari abana, ntabwo nkeka ko ari abana, ahubwo bariya ni impinja Satani avukisha zidafite icyo zimutwaye, ntacyo zimutwaye habe namba. Kubera iki? Ahubwo abanza ari abanefilimu. Sasa icyo kintu kijyanye no ku buzima bwa benshi kikimara kubaho, nuko maze tukagitambuka, abazaba barenze icyo gihe uzaje ubabwiriza inyigisho zahawe intebe ubu ngubu uzivuga bakaba bagukomera amashyi ngo uboneza urubyaro. Uzaje umubwira ikintu nk'ibyo ahubwo akureba neseseme, abona uramutera iseseme. Kubera iki? Usa nk'umuri kumukina ku mubyimba, abe barashize. Muracyumva? Abe barashize. Icyo ni ikintu kigiye kubaho vuba. Ariyo mpamvu mbabwira ngo mwezwe, nyaboneka mwezwe, mube muri Kristo. Nta kuntu wabasha kunesha icyaha utari muri Kristo. we mwisi yabayeho ubuzima muri perfect, ni kuvuga ngo yabaho ubuzima butariho icyaha. Niyo umubwe kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akaba mu buzima bwawe, akaba ari ukuyobora, bivuze ngo we atuma ubasha kubaho ubuzima yabayeho mu isi, ubuzima bunesha umubiri, isi na Satani, ubuzima butarimo icyaha. Nicyo bivuze kwakira Kristo. Niba ugikora icyaha ku bushake, ukizi ko ari icyaha ariko ukagikora, witwaje ngo ntawe udakora icyaha, ngo nta ntungane iriho, ngo nta ntungane ibaho, ngo kandi ngo urakihana n'ejo wongere gutyo, ntabwo wakiriye Kristo. Upfuye wajya he? Cyane nk'ibi bintu biri imbere turiho tuvuga byenda kuba. Niyo mpamvu bituma nkora video nk'izi ngo mbahwiture byibuze naho wagukorwa mu mubiri ukazagira ute n'ibintu nk'ibyo. Sasa ndumva kansoreza aha narimba kumbuye haraciye agahe Kristo. Hari ikindi kirakayeri yarandangiye kiganjemo gutunganwa, nicyo nari mpugiyeho, ariko uyu munsi yanyemereye ngo nongere ngaruke uko azajya agenda nshoboza, nzaje nza mvuge. Ndabakunda Didier, mwese muri Kristo. Tuzasubira naho utaha. Kristo akomeza kubahaza ibyiza. Bye bye.